Twese tuzi indirimbo nka Ntakimunanira ya Ambassadors of Christ, Gumamo ya Jehovah Jireh, Humura Nshuti ya Alarm Ministries ndetse n'izindi. Izi ndirimbo zarejeje benshi, zikomeza imitima y'abandi kandi zicengera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko se wabuze abantu bari inyuma y'izo ndirimbo? Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku banyabigwi batandatu b'abanyamuziki b'imena bari inyuma y'ibihangano bikomeye by'amakorali n'amatsinda y'ivugabutumwa ari mu gihugu. Ku mwanya wa mbere mu tugiye kuvugaho ni umunyabigwi mwarimu Joram. Uyu mugande w'umuhanga ufite imyaka irenga 37 mu muziki, ni umwanditsi mukuru w'indirimbo hafi ya zose z'amateka za Chorale Ambassadors of Christ. Yinjiye muri iyi korali mu mwaka w'1997. Ubuhanga bwe mu kwandika no gutoza amajwi byatumye Ambassadors of Christ imwe mu makorali yakwiriye ku mugabane wa Afurika n'isi yose. Indirimbo yanditse zagiye zihindura ubuzima bw'abantu benshi mu gihugu no mu mahanga. Uwa kabiri mo tugiye kugarukaho ni Bikorimana Aloys, umwe mu bayobozi n'abaririmbyi b'imena, akaba n'umwanditsi w'indirimbo zizwi cyane z'amateka za Chorale Jehovah Jireh ikorera umurimo w'Imana muri kaminuza yigenga Ariko ku Gisozi. Kuva iyi korali yashingwa mu mwaka w'1998, Aloys yaranzwe n'Imana ikomeye yo guhimba indirimbo zikora ku mitima no guhembura benshi. Mu bihangano yagizemo uruhare rukomeye harimo Yakobo, indirimbo bakiye ku masomo yo mu byanditswe byera, Gumamo, ingoma ya Kristo ntizahanguka ndetse n'izindi. Aloys n'umudamu we Uwamahoro Liliane nawe baririmbana muri Chorale Jehovah Jireh, bafite ubuhamya bukomeye bw'uburyo Imana yabasubije bakabona urubyaro nyuma y'imyaka irenga 5 bategereje. Ubuhamya bwabo bwagiye bukomeza benshi mu bitaramo. Uwa gatatu ni Serugo Benjamin uzwi nka Ben, umwanditsi ukomeye muri Alarm Ministries, wazanye impinduka zikomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ben yakuriye mu ruhande rwo guhimba muri Alarm Ministries, akaba ariwe wanditse indirimbo zahinduye isura y'iyi ministeri zikora album yitwa Niyo Data, harimo Intwari Ninde, Humura Nshuti ndetse n'izindi. Muri iki gihe Ben azwi no gukorana n'umugore we Chance, bakaba bakomeje gufatanya mu buvugabutumwa bw'indirimbo ku rubyiniro no gutunganya ibihangano bishya. Ku mwanya wa kane turasanga Pastor Shema Ephraim, ni umwe mu nkingi za mwamba mu muziki wo guhimbaza Imana mu Rwanda. Yamenyekaye cyane nka dirija w'amateka muri Chorale Hoziana. Pastor Shema afite ubuhanga bwihariye n'impamyabumenyi mu muziki, akaba ari inyuma y'indirimbo zirenga 500 zanditswe mu mateka y'ikorali. Muri zo harimo izizwi cyane nka Mwuka Wera, Gitare we ndetse n'izindi. Yayoboye umurimo wo kuririmba mu buryo bw'umwuga n'amajwi meza, asiga umurage udasanzwe muri Chorale Hoziana. Uwa gatanu ni Coach Josue, murumuna w'umuhanzi Man Mighty. Josue ni umushinzi akaba n'umutoza mukuru wa New Melody Choir, itsinda ririmo afite ibihangano biryoheye amatwi mu ivugabutumwa. Uretse gutoza New Melody n'indirimbo zayo nka Yarambabariye, Coach Josue azwiho no gutoza amakorali akomeye mu Rwanda nka Siloam Choir wo ku Mukenke, Abakorera Yesu ndetse no gushyigikira abahanzi ku giti cyabo nka Bosco Nshuti binyuze muri studio ye yitwa New Melody Industries. Uwa gatandatu tugomba kugaruka mu Rwanda rw'uyu munsi ni Mubogora Desire wo mu itsinda rya True Promises. Desire ni umuhanzi w'indirimbo, umutoza w'amajwi n'umuhimbyi w'indashyikirwa wabyigiye mu buryo bw'umwuga ku Nyundo. Yagize uruhare rukomeye mu guhimba, kuyobora no gutunganya amajwi mu ndirimbo zikomeye za True Promises nka Mana Yacu, Sinamashaka, Hazabaho, Narababariwe ndetse n'izindi. Uretse kuririmba n'ubuhanga bwe mu marushanwa nka Yam the Future, Desire akora nka executive producer w'imishinga myinshi y'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Aba bantu bose tugarutseho ni gihamya yuko inyuma y'indirimbo iryoheye amatwi haba hari ikintu gikomeye cyakozwe n'abanditsi b'abahanga. Niyo ndirimbo muzaba banditsi igiye gukora ku mutima cyane, nubuye mwanditsi wa ruzi n'utaruzi? Twandikire muri comments munsi y'iyi video. Niba ukunda ibihangano ku muziki, amateka y'abanzi n'amakorali mu Rwanda, kanda subscribe ukande no kunzogera ku buryo utazacikanwa n'amakuru na video nshya dutegura. Ndabashimiye, amahoro ya Kristo nabane namwe.